indirimbo bayise congratulations Aid and Bush. Abantu dusengana muri korari mube hafi kandi wasanga uba muri korari shine ndirimbo ntuzazisharing yewe. Ati ngufitiye ubutumwa ati Imana yakunyuherejeho ngufitiye ubutumwa Imana yakunyuherejeho. Ubundi uzumva bakubwira ngo ati nta muntu uzakubamo nta muntu uzaba we, ariko njyewe icyo nakubwira mu kwezi kumwe mu cyumweru kimwe uzaba uririmba indirimbo nshyashya mu minsi ibiri cyangwa iri munsi yayo uzumva tukubwira ngo congratulations ko wabonye ubwiza bw'Imana, tukubwira ngo congratulations Imana disi yagukoreye. Uzagarukana indirimbo zo gushima, uzagarukana indirimbo z'amashimwe uvuga ngo Imana ni nziza. Congratulations. Congratulations ntabwo ubona ibyo umwami yagukoreye. Imana ni nziza. Ubundi baba bavuga ati nta kintu nageraho, ariko njye narabibonye, ibyo narabibonye. Imana ibyo byose irabiruta. Ese ninde wahangana na Nyagasani? Nawe ese ninde ushobora guhindura imitekerereze y'Imana? Ndavuze ngo nawe mu myaka myinshi inzira zose nyuramo nagiye mbona uburyo yizerwa iteka n'iteka kandi ndabyumva. Bahora bambwira congratulations kubera nabonye ubwiza bw'Imana imugira. Congratulations kuri njyewe kuko Imana yarabinkoreye. Ati none ngarukanye indirimbo zo gushima mvuga ko Imana ari nziza. Congratulations kuri njye. Ati congratulations ateye kumamura ibintu Imana yankoreye. Niba dusengana muri korari no ndirimbo uyihe bagenzi bacu dusengana. Reka umve Bush. Congratulations. Time for jubilation. Ubundi ubu nicyo gihe ngo dukore yubire. Congratulations. No more tribulation. Ubu nta bintu by'amafuti tuzongera kujyamo. Ubu nakuzaniye inkuru udashobora kwanga. Ikintu nakubwira nuko iyo uri kumwe na Yesu Kristo utagira ikintu ubura. Ikintu wabura ntabwo wabizinga. Ati ndagusabye we kunyumva gusa. Wowe mu gihe kizaza uzaba uduhereza ubuhamya bwawe. We kuri umwe ugenda utubwira ubuhamya bwawe, utubwira ikintu wagezeho. Ibintu kandi birenze amafaranga bihenze. Ati congratulations wamaze kubona impuhwe z'Imana. He has done it for you. Congratulations kuko Yesu yaragukoreye. And you'll come back with a new song to sing. Your God is good. Ubu ugarukanye indirimbo zo gushima utubwira ko Imana yawe ari nziza. Ugarukanye indirimbo zo guhimbaza uvuga ko Imana ari nziza. Indirimbo wayihaye abandi bantu musengana. Ana abantu mudasengana baba bayikeneye. Amagambo y'Imana ntabwo ajya ku bantu basenga gusa. Ijambo ry'Imana si abarokore bonyine baryumva, abakatolike cyangwa abadive. Ahubwo bari abantu nyine bazimye babuze niba Imana ibishaka. Yesu avuga ngo iki? Abanyabyaha
disi wowe ugarukanye indirimbo nshyashya uvuga ko imana ari nziza. Congratulations, imana ni nziza. Wowe ugiye kwicara umere nka King Paul ari ku ngoma, ubabwire ibyo wumvishe. Ubundi n'umuhungu wanyu boy buchi na IDA turimo turi babiri turi guserebura na 6 bear sobanura ino ndirimbo. Ayo magambo ni uyavuze. Ufitiye ubutumwa ko ntazigera ndeka gusobanura indirimbo, n'ibindi nibikunda tuzabisobanura, kandi n'Imana yakunyoherejeho kubw'iyi ndirimbo. Usanga nciye mwino ndirimbo. Mwakoze kumva ino ndirimbo n'ubutumwa bwiza. Ciao, turabakunda. Abantu dusengana ndabashuje mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.